ndabasuhuje iyi ni Blessed One TV. Ndagira ngo niba wisanga ukora bimwe muri ibi, ukwiye kuba maso no gusaba Imana imbaraga ukabireka, kuko ibi ukora niba bikubaho uruhande rwawe, niba biba ku nshuti yawe, cyangwa se bikaba ku muntu w'umukristo wizera Imana, ndagira ngusabe uzafate akanya umufashe, umugire inama, kuko hari igihe umuntu asenga igihe kinini, agasenga agafata ibihe, akiriza agasengana n'abandi, ariko icyo gihe cyose ugasanga hari ahantu Satani amukoresha atabizi. Hari abantu benshi bari mu rusengero, hari abantu benshi turi gusenga, ariko ugasanga turimo turakorera umwanzi Satani tutabizi. Ndagira ngo nkubwire uburyo ushobora kumenya niba uruhande uhagazemo ukorera Satani utabizi. Nuvuga ngo icyubahiro cy'Imana, ingoma y'Imana uburyo iteye, dufite misiyo yo kwamamaza ingoma y'Imana, dufite misiyo yo kuvuga icyubahiro cy'Imana mu bo yaremye mu bantu, dufite misiyo yo gusiga isi ari nziza, dufite misiyo yo kuba umunyu w'isi, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo turi umunyu w'isi. Iyo rero ukoze ikintu gitandukanye na misiyo urimo, uba uri gusavinga Satani, uba uri gukorera Satani. Nakusanyije ikintu nkunda kubona mu bakristo cyane badasobanukiwe, kandi Imana ijye idushoboza, bakorera Satani batabizi kandi bavuga ko banga Satani. Satani akabakoresha mu buryo bo ubwabo badasobanukiwe. Ikintu cya mbere gituma ugaragara, cyangwa se gituma ushobora kuboneka mu bantu bakorera Satani, niba kikubaho, ube maso kandi usenge. Ikintu cya mbere ni ugusebya umurimo w'Imana. Gusebya umurimo w'Imana biri mu byiciro byinshi, ariko ingingo nshaka kugira tuvugeho ni ukuvuga abakozi b'Imana. Kuvuga abakozi b'Imana, iyo ufashe kubavuga nabi, kubavuga neza ni ukuzamura ubwami bw'Imana, ariko kubavuga neza nabi ni ugukorera Satani. Gute rero? Umukozi w'Imana aba ari mu mwanya wa misiyo y'Imana. Rero abakristo bakunda kubona cyane nk'umukozi w'Imana wananiwe urugendo, watakaye, za ndangagaciro z'umukozi w'Imana iyo amaze kuzirekura, ni gake wasanga umukristo wabibonye agaceceka. Ukunda kumva ugasanga nk'umukristo ari kuvuga ati Imana kanaka ukuntu yakoraga Imana, none asigaye arara mu kabare, asigaye arara mu ndaya, asigaye ari umusinzi. Iyo nkuru ukayiganiriza undi mwizera, uwo mwizera akayiganiriza undi mwizera, uwo mwizera nanone akayiganiriza undi urimo uraza aje gukizwa. Kiriya gihe ntuzabifate nk'impuhwe wagiriye ijuru cyangwa se wagiriye Imana. Uzamenye ko mu gihe ubonye umukozi w'Imana wananiwe, ugasohora akanwa kawe, waba uri kubivuga bikubabaje, waba uri kuvuga umuvuga, waba uri kumuvuga, mbese muri kontesite yo kugira ngo inkuru ye undi mugenzi wawe ayimenye, kabone n'ubwo yaba ari umukristo, uba uri gukorera Satani. Kuko muri misiyo ya Satani, Satani ashaka kugira ngo ikintu cyose agabye ku bakozi b'Imana, agabye mu murimo w'Imana, kikababaho muri kontesite mbi, mu buryo bubi. Abashaka kugira ngo abone abambari babivuga, abambari babitangaza.
urugero ikinyamakuru cyangwa se televiziyo runaka cyangwa se radiyo runaka igira abacifu edita. Bari abacifu edita bashinzwe gukontorora inkuru ngo barebe mbese iyi nkuru iramarira iki sosiyete, barebe iyi nkuru irafasha iki sosiyete muri rusange, ese birakwiye ko iyi nkuru tuyishyira hanze. Impamvu babigenzura ni uko bareba, babaho bashinzwe kureba ibitagira umumaro bakabikura mu nkuru bateguye. Niyo ngo hari inkuru umukristo wakijijwe atemereye gutangaza, ahubwo ko yitangaza yemereye gupfukama akaririra Imana, akaririra umurimo w'Imana. Niyo ngo Satani iyo abonye urukogeza iyo nkuru, kabone nubwo byaba bitagushimishije, ukagera ku nshuti yawe ukayibwira ngo Mana ngo ndababaye ni ukuri kw'Imana, ngo kanakuzi ko musanze hariya, kanakuzi, icyo gihe Satani aba ari gukubita agatwenge, ari kwishima ngo asante sana, urakoze cyane ko uri kunyamamariza inkuru yabo nkomeje guhangamura. Uzarebe iyo ibyihebe, Satani twamugereranya n'ikihebe. Iyo ibyihebe byakoze agatendo cyangwa se bigatera nk'ahantu bikaritura ama etaje n'ibiki, birigamba bikavuga ko ari byo byabikoze. Nuba ngo no mu buzima bwa gikristo, Imana iyo imaze guhomba umuntu mu ijuru ntago ari ibyo kwishima. Nuba ngo iyo imaze guhomba umuntu, uwo muntu Satani akamenya ko iyo nkuru iri kogezwa hirya no hino ko umuntu yaguye, Satani akomeza gukubita agatwenge. Ahubwo biba bisaba kugira ngo wowe nk'umukristo wamenye Imana usenge kandi umusenge, noneho ubikorere mu rukundo. Icyo gihe iyo uri gutanga amakuru nk'ayo, ntuzagire ngo ufite urukundo. Oya, nta rukundo uba ufite, kuko iyo umuntu umukunze umubikira ibanga, noneho ukamusabira. Iyo umuntu ari kunanirwa urugendo ku bushake bw'Imana, Imana ibishaka kugira ngo tumusabire ku Mana. Iyo umukinnyi ari muri ekipa akavunika, ntabwo bakomeza kubabaza ya mvune, ahubwo bashaka uburyo bamwunga. Niyo waba utabishoboye, ariko byibura uriya muntu wananiwe urugendo musengere, ejo utazasanga uri kogeza inkuru mbi ya Satani, ukagira ngo ufite impuhwe, ukagira ngo babajwe n'uriya muntu waguye. Iyo umuntu yananiwe urugendo ugafata misiyo yo kumuvuga cyangwa se yo gutanga iyo nkuru y'akababaro wenda ikurimo, bishobora kutakunezeza, bikaba bikubabaje nk'umukristo, ariko kiriya gihe iyo nkuru igihe wayivuze, uba uri gusavinga, uba uri gukorera Satani, uba uri gukorera ikuzimu, uba uri gukorera imbaraga z'umwijima mu buryo utazi. Ni byiza igihe tubonye umuntu wacu waguye, ni byiza igihe tubonye umuntu wacu wananiwe, tugomba kuririra Imana tukamusabira. Muri Bibiliya muri Luka igice ni icya 10 umurongo wa 27 niho havuga aya magambo, hakavuga uburyo ki dukwiye gukundana kandi tukagira urukundo rwo gusabirana. Umurongo wa 27 haravuga ngo, aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iyo umuntu ari muri situwasiyo mbi, ntabwo aba ashaka kugira ngo ayo makuru ye agaragare mu bantu. Nuba ngo n'Imana iyo iri kugenda ihomba abantu bayo, iyo iri kugenda ibona abantu bayo bagenda baba, ntabwo yishimiye ko inkuru yogezwa ku mwanzi. Nuba ngo iyo uri kwitangaza ukayiha umuntu niyo yaba ari umwizera, icyo gihe Satani aba ari kwishima akavuga ngo mbese ngo byagakomeje, noneho bikagaragara ko nshoboye ndi kugenda nshira abantu hasi. Icyo gihe uri gukorera Satani. Tumenye ubwenge, tumenye n'inkuru ituvamo, tumenye ukuntu turwana urugamba, turirire abantu bari kunanirwa bagwa, tubaririre mu mwuka. Amakuru y'ibwiru ntituyatange. Niba umuntu ananiwe, abantu ntibamenye ko kanaka yaguye, kuko niba mumenya ko yaguye, hari abari bazaza bagendeye kuri we, hari abari bazaza batekereza ko mu murimo w'Imana ibintu bimeze neza, ugasanga
urabananije mu rugendo, ntibabe bagikomeje urugendo, bakagendera ngo kuri kanaka ko yaguye, ubu ni njyewe naba ndi kujya hehe, ibi bintu bimaze iki? Ni byiza rero ko kubika ubwiru, kubika amabanga y'Imana. Niba hari uvunitse tukamusana, tugasengeranira, nibyo byiza. Iki gihe nusanga uri kubara inkuru z'abananiwe urugendo, uzamenye kuri gukorera Satani. Turebe muri Petero wa mbere igice cya 4 umurongo wa 12 kugeza kuri 15, havuga amagambo avuga ngo bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu, ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezezwe nuko mufatanyije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje, ubwo bwiza bwe buzabahishurwa. 14, ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo, murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba ari kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. 15, ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo. Imana irashaka muri rusange gukomeza gufatana amaboko, ntitube babandi babashusha nkuru. Umushyushya nkuru ntabwo abonwa neza mu bwami bw'ijuru. Umushyushya nkuru Satani aramukeneye, Satani aramwishimira. Bisobanura ngo ukwiye kuba maso, ejo utazisanga uri gushyushya inkuru Satani akeneye. Satani ashaka kugira ngo icyubahiro cye cyangwa se imbaraga ze zimenyekane mu bantu. Satani ari hano mu isi ashaka kugira ngo ananize abantu muri uru rugendo, ashaka kugira ngo inkuru ze abantu bazimenye. Iyo rero ufashe akanya ugatangaza ngo kanaka se ngo aracyasenga, kanaka se ntiyaguye, kanaka se aracyari umuntu, aracyakijijwe, icyo gihe uri gukorera Satani mu buryo utakeka, mu buryo utazi. Abaroma 15:30, Abaroma 15:30 baravuga ngo nuko ndabinginga bene data kubw'umwami wacu Yesu Kristo no kubw'urukundo ruva ku mwuka, ngo mushishikarane nanjye kunsabira Imana. Uyu ni Paulo wavugaga aya magambo ari kuyasaba Abaroma. Mu yandi magambo, icyo dukwiriye misiyo y'abantu b'Imana ni ugufatanya gusenga, kuririra umurimo w'Imana bucece, tukarira abariya bose bagwa, aho kugira ngo twirirwe tumuzengurutsa ku gasozi, ahubwo dufata akanya tumusabira ku Mana, dufata akanya tumusabira kugira Imana ibashe kumufasha ave mu gatebo k'abanyabyaha. Kuko umunsi twakomeje kuvuga amakuru, tugakomeza kumenyesha abantu ko kanaka yaguye, tugakomeza kubivuga, niyo wabibwira umuntu umwe mukabiganira, niyo muri abakristo babizera, kereka iyo mubiganiye ahantu hiherereye ngo kugira ngo mumuheke mu musenyere, ariko ibara nkuru rishingiye mu kugwa kw'abakristo, rishingiye mu kugwa kw'abakozi b'Imana, umuntu ubara iyo nkuru abakorera Satani, abatuma Satani akubita agatwenge kandi yishima hejuru ubwiza bw'Imana. Mu Banyagalatiya 6 umurongo waho wa 2 kugeza kuri 4 havuga amagambo akomeye cyane. Haravuga ngo mwakirane ibibaremerera kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo. Umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ari ntacyo ari cyo, aba yibeshye. Ibyiza nuko yakwisuzuma mu murimo we ubwe, kuko aribwo azabona icyo yirata kubwe wenyine, atari ku bwa mugenzi we. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mu yandi magambo,
birashoboka ko umuntu uvuga nonaha ejo yakizwa, ugasanga nawe mu rugendo urananiwe, akaba ariwe ukurandata. Iyo ufashe umuntu watakaje ubwiza bw'Imana, nawe ntabwo aba yorohewe, kuko nta mahoro y'umunyabyaha. Ahantu aba ari ni habi cyane kandi haba hababaye. Usibye ko muri icyo gihe akiri mu bubata bwa Satani, ntabwo abasha kubimenya ngo asobanukirwe, amenye n'ukuntu yakwivanayo. Usibye imbaraga z'Imana, dukwiye kumusabira, Imana ikamukora, ikamukura ahantu. Kuko uzarebe umubyeyi iyo afite abana, umwana akigira nabi, uriya mubyeyi ntibimunezeza. Ariko nta mubyeyi n'umwe wishimira ko inkuru y'umwana we mbi ivugwa mu bantu. Bisana ngo nijoro ntago ryifuza ko twirirwa tuba akabarore ku gasozi ngo Satani yishimire ko yamaze kutunesha. Ijuru rirashaka kugira ngo gutsinda kwacu kube ibyishimo by'ijuru. Gutsindwa kwacu ni umubabaro w'ijuru. Bisobanura ngo igihe wavuze gutsindwa k'umukristo ugatangira kubivuga, uba umeze nka ya televiziyo yatangaje inkuru itari nziza mu baturage. Uba umeze nka wa muntu watanze inkuru itagira umumaro abaturage. Bisobanura ngo Satani aba yifuza ko inkuru no kunesha kwe kwavugwa kurusha kuvuga gutsindwa kwe. Imana ishaka kugira ngo dukomeze turirimbe insinzi y'Uwiteka mu ijuru. Ishaka kugira dukomeze turirimbe gukora kw'Imana n'imbaraga zayo. Ntabwo ishaka kugira dukomeze turirimbe imbaraga za Satani kuri twe. Kuko iyo umuntu uririmbye intege nke ze, uba uri gukorera Satani. Satani aba ari gukubita agatwenge, akavuga ngo uriya muntu nubwo nawe atabizi arimo arogeza ubutsinzi bwanjye, inkuru iri kogezwa. Nkunda kubibona mu buzima busanzwe, iyo umuntu yakoze ibikorwa by'intashikirwa bakabivuga cyane biramunezeza. Ariko iyo umuntu yakoze igikorwa cy'ubugwari bakakivuga cyane biramubabaza. No ku Mana iyo iri kugenda yakira abantu benshi bakizwa, ikabona abantu bakizwa, binezeza Imana kandi bigashimisha Imana. Satani rero nawe yabonye abantu benshi bari kugenda batsindwa urugendo, akabona n'abantu bari gutangaza izo nkuru, biramunezeza cyane. Reba neza urebe niba utari gukora Satani. Reba neza urebe umwanya urimo. Ese amavuta urimo ari kukwemerera kwitegereza umuntu wareba, wamureba ugasanga ari mu ntege nke, akakwemerera gushyira ibipfukamiro hasi ukamusabira, cyangwa uri kumuvuga mbere y'uko umusabira? Tube maso kandi dukomeze dusengeranire, dusabirane ku Mana, tugire urukundo, tugire gushyira hamwe, tugire kuririra umurimo w'Imana. Nibwo tuzaragwa ubwami bw'ijuru tutarakoreye Satani. Kwa gusenga kwawe, bya bihe byawe ntibizapfa ubusa, utazisanga warakoreye Satani utabizi. Satani nta buryo na bumwe dukwiriye kumuha bwo kogeza izina rye n'ibikorwa bye. Iyo uvuze umuntu uri kogeza ibikorwa bye, niyo mpamvu bisaba kugira ngo tube maso, kandi aho kugira twogeze ibikorwa bya Satani, turirire umurimo w'Imana mu bantu. Abananiwe tubarire, tubasengere mu mutima. Ntiduhamagare ku matelefone ngo kanaka yaratsinzwe, yaraguye. Icyo gihe nta butumwa bw'Imana uba uri gukorera Satani. Ejo utazisanga ugasanga ukagira ngo wakoreye Kristo kandi warakoreye Satani. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye, uhabwe icyubahiro Mana nzima. Umugisha abakurikiye bose Blessed One TV, abakanze subscribe bose umugisha, ubagire neza. Abazayikanda nabo uzabahe umugisha. Nsengeye abazaza kumva iki kiganiro, abari muri Amerika, abari i Buraya, abari muri Aziya ndetse na Afurika, Australia ndetse n'ahandi. Izina ryawe Data rishimwe. Ndakwinginze ngo bagire neza, uzabaho umugisha kandi uzabakomereza amaboko. Imbaraga zawe n'urukundo rwawe bikomeze bisabagirane kuri bo. Abarwayi bakize, undi wese wari uri kujijwa umuhe kujijurwa n'ijambo ryawe n'akanya kawe k'uyu munsi. Wagure intambwe z'ibirenge byabo, buri wese icyo azakora kandi uzamushyigikira. Komeza ubane natwe, ukomeze kuduha ubwenge muri uyu murimo ugoranye, ukomeze kuduha imbaraga z'Umwuka Wera arizo zituragira mu gihe nk'iki. Ukomeze kudushyigikira abacu n'imiryango, mu matorero hose, mu izina rya Yesu. Ukomeze kubaka umurimo wawe kandi wagure. Ni mu izina rya Yesu bisabye neza, irakoze wa Mana we. Amena. Imana ibahe umugisha kandi murakoze cyane. Imbaraga n'amavuta wakurikiye wese, Imana ibiteho. God bless you so much. We love you so much.